ukwezi kwa kane itariki 3/2025. Uyu ni umunsi wa 93 w'umwaka. Muri kumwe na Apostle Dr. Paul Gitwaza. Isezerano ry'umunsi. Nubwo abantu bakuvuga uko bishakiye, nyamara harabona guteguriye kukuvuga neza no kugutangira ubuhamya. Igitabo cya Filemoni igice cya mbere umurongo wa 7. Mwene data, nanejejwe cyane kandi nahumurijwe n'urukundo rwawe, nuko waruhuye imitima yabera. Nubwo abantu badashobora kwizera Filemoni, nubwo abantu batamuvuga neza, nubwo yari yagiranye ikibazo na Onesimo, ariko hari wari umufitiye ubuhamya. Uyu ninde? Ni Paul. Paul yaravuze ngo nahumurijwe n'urukundo rwawe, arongera ngo waruhuye imitima yabera. Hari abantu wagiriye neza, hari abantu wafashije, hari abantu wakomeje, hari abantu benshi ubuzima bwabo bwahindutse kubera wowe. Nyamara siko bose babivuga. Hari abapfobya ubuhamya bwawe, hari abavuga ko utari umuntu, hari abirengagiza ibyiza wakoze, ndetse hari n'abarengaho bakavuga ko utari mwiza, uri umuntu mubi. Umva, nubwo hari abakuvuga uko bishakiye baguhamya nabi, nyamara hari ab'Imana yaguteguriye kukuvuga neza ndetse kugutangira ubuhamya. Witegure ubwo buhamya bwabo, kandi nturangazwe n'amagambo y'ababi, nturangazwe n'abakwandika, nturangazwe n'abakuvuga, nturangazwe n'abagushinyagurira, ariko ahubwo umenye ko iruhande rwawe hari ab'Imana yahagurukije kukuvuga neza no kugirira neza. Mana, urakoze kwa abo bantu baje kandi agiye kubabona agahumurizwa nawe, ubuzima bwe bukongera gutungana muri wowe, ni mu izina rya Yesu, amen. Amen. Shalom, shalom. Yes, ashimwe cyane. Twongeye kubaha ikaze mu izina rya Yesu. Yesu abaho umugisha mwebwe mwese mwagize amahirwe yo kuzinduka imbere y'Imana ku gicaniro kugira ngo dukomeze kuba mu bihe byiza, ibihe byo gusenga, ibihe byo gusabana n'Imana. Muri kino gitondo tubahaye ikaze mwese, mwumve muguwe neza mu izina rya Yesu. Haleluya. Dushimiye Imana itugiriye neza, Imana iduhaye igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha. Kuba turi kumwe kuri Zoom cyangwa se abadukurikiye kuri YouTube, Imana ibaha umugisha mwese. Ndizera ko Uwiteka Imana akomeje kubarinda, kandi Imana ikomeje kubaha igitondo cyiza, Imana ikomeje kuba mu ruhande rwanyu. Umugisha ukomeye guhura tugasenga. Ntabwo ari bose bishobokera kuzinduka nk'uko, ariko twebwe Imana iba yatugiriye ubuntu bwo kuzindukira ku gicaniro. Yesu rero abaha umugisha mwinshi cyane. Umuhate wanyu ntabwo ari ubusa, kuba imbere y'Imana kwanyu ntabwo ari ugutakaza igihe, kuko igihe cyose abantu baje imbere y'Imana bagasenga, Imana ibaha imbaraga, Imana irabakomeza, Imana irabiyereka. Iyo umuntu azi ko afite intege nke ahantu runaka, ahantu yabonera imbaraga, ni igihe cyonyine yemeje kuza imbere y'Imana akaza gusenga, agasabana n'Imana. Kuba imbere y'Imana niho dukura imbaraga zo gutsinda, imbaraga zo kunesha ibitugerageza. Kuba imbere y'Imana niho honyine tubonera imeze. Rero yaba abantu babasha guhishurirwa imbaraga zo gusenga, bagakwiriye kuzinduka. Mbere yo kujya mu mirimo itandukanye, mbere yo kujya mu bikorwa bitandukanye, bari dukwiriye kuzinduka, tukaza ku gicaniro, tukaza imbere y'Imana kugira ngo Imana ikomeze kuyobora intambwe zacu zose. Yesu rero abaho umugisha. Nagira ngo dusenge dushime Imana ubw'aya mahirwe Imana none iduhaye yo kongera kuza imbere y'Imana. Dushimire Imana itugiriye neza, dushimire Imana iturinze, dushimire Imana iri mu ruhande rwacu. Tuyibwire ngo Mana, ni wewe byiringiro byacu, ni wowe mbaraga zacu, ni wowe nkomezi zacu, ni wowe gukomera kwacu. Haleluya. Reka dusenga. Aho turi kumwe kuri Zoom bishoboye, wafungura mikrofone yawe tugasengana. Namwe muri kuri YouTube mwasengeraho muri, namwe mushima Imana ko
Imana iri mu ruhande rwacu kandi ikomeje kuturinda muri byose. Mana, turagushimiye mu izina rya Yesu, rwaye icubahiro kuri Imana igira neza. Tugushimiye ko wabanye natwe ukatugira neza, ukaba utubyukije amahoro iki gitondo Mwami. Tubyukanye amashimwe mu mitima yacu, tubyukanye indirimbo nsha muri twebwe, kubera ko Mwami turabizi neza ko hari abantu baryamye ijoro ariko batabyutse amahoro, ariko twebwe ko tugihumeka umwuka w'abazima turabigushimiye Mwami Imana. Ndabizi ko hari intambara nyinshi cyane uba watugwaniriye, hari ibitero byinshi by'umwasi Satani uba waturize Mwami, tukaba turi amahoro kandi tugihumeka umwuka w'abazima. Izina ryawe rero rihabwa icyubahiro Mwami. Uyu munsi uduhaye turawushimiye, reka utubere umunsi w'umugisha, reka utubere umunsi w'intsinzi, reka utubere umunsi wo kugendererwa nawe. Ibyiza waduteguriye tubihagararemo, ibyo twanse byose Mwami, imbaraga z'umwanzi z'abadayimoni kuzimu, imbaraga zirondora ubuzima bwacu, imyuka yose duhaguruka kurwanya ubuzima bwacu itsindwe kandi ineshwe. Ndasenze kugira ngo Mwami ukomeze kwiyerekana mu buzima bwacu, ukomeze kuyobora intambwe zacu zose, uzobukoze Mwami Imana. Uwiteka Mana igira neza, reka ukomeze kwiyereka ku buzima bwa buri muntu wese udukurikiye nonaha, abagukeneyeho ubutabazi ubabere ubutabazi, abagukeneyeho urukundo ubagaragariza urukundo, abagukeneyeho umunezero ubaha umunezero. Buri muntu wese Mwami n'icyo agukeneyeho muri kino gitondo ubashe kukimugezaho, uzobukoze Mwami Imana. Turagushimiye kuri Imana igira neza, turagushimiye kuri Imana ikomeye. Reka icyubahiro cyose gikomeze kuba icyawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Haleluya. Imana ibahe umugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Luka igice cya 22 cyangwa se 22, dusome ku murongo wa 39. Luka igice cya 22 dusome ku murongo wa 39. Ijambo ry'Imana riravuga ngo arasohoka ajya ku musozi wa Elayono nk'uko yamenyereye, abigishwa be baramukurikira. Ngo Yesu yarasanzwe amenyereye kuzamuka umusozi wa Elayono, ngo nk'uko yaramenyereye yazamukaga umusozi akajya gusenga. Bitwe dukora mu gitondo, umwanya dufataho gusenga ntabwo ari twebwe ba mbere. Na Yesu yazamukaga imisozi agiye gusenga. Niba Yesu yarasengaga kandi yarari Imana, natwe dukwiriye gusenga, dukwiriye kuzamuka. Niyo utazamuka umusozi runaka, niyo wajya mu cyumba cyawe, niyo wafata umwanya nk'uyu ugasenga, ni byiza cyane. Gusenga ni byiza cyane. Murongo wa 40 Bibiliya avuga ngo agezeyo arababwira ati musenge kugira ngo mutajya mu moshi. Musenge kugira ngo mutajya mu moshi. Umuntu udasenga ahora agwa mu moshi. Iyo ibigeragezo bije abigwamo, biramutsinda, biramunesha. Iyo intambara zije ziramutsinda, ziramunesha. Ikintu cyose kije kigushakisha mu gihe utabaye ubuzima bwo gusenga kirakunesha pe. Aya ni amagambo Yesu ubwe yivugiye. Arababwira ngo nimusenge kugira ngo mutajya mu moshi. Nagira ngo mbibutse bene data muri kino gitondo, ibitugerageza ni byinshi, intambara zihari muri iyi si ni nyinshi cyane, ibitugwanya ni byinshi cyane. Ubyirengagije waba rwose utakaje ikintu cy'agaciro mu buzima bwawe. Kwirengagiza ko ufite intambara, kwirengagiza ko ufite ibikugwanya, kwirengagiza ko ufite ibigushakisha, waba rwose uhagaze nabi. Yesu arabwira abigishwa, arabwira ngo nimusenge kugira ngo mutajya mu mosha, mutagwa mu mosha mabi. Iyo umuntu asenze, iyo umuntu ahagaze ku gicaniro, ubuzima bwe akabushira ku gicaniro, ntabwo bisobanura ko atageragezwa. Oya, arageragezwa, ibigeragezo biraza. Ariko icyiza cyo kuba wasenze nuko ibyo bigeragezo bije bisanga warabyiteguriye, bisanga uri strong, wuzuye imbaraga z'Imana, ku buryo ntacyo bitwara ubuzima bwawe. Ariko iyo bije uri mu ntege nke,
nta mbaraga ufite muri wowe, ni ukuri ugwa mu moshi, ugwa mu byaha, ugwa mu mosha mabi, ukisanga ubuzima bwawe ntabwo uri kugenda bukiranuka. Kubera iki? Kubera kwirengagiza gusenga. Ndabashishikariza bene data munkurikiye, ndabashishikariza gusenga, gusoma ijambo ry'Imana, kumedita ku ijambo ry'Imana, tubigire ubuzima, bicike ubuzima muri twebwe. Haleluya. Arababwira ngo nimusenge kugira ngo mutajya mu moshi. Umurongo wa 41 biravuga ngo atandukana nabo umwanya uresha n'ahategwa ibuye, arafukama arasenga. Yesu yajyaga azamuka umusozi akajya gusenga, ariko igihe cyose yazamukaga umusozi hari akantu yakoraga, ngo yitandukanyaga n'abigishwa akanya gato. Uvuga ngo Yesu yagiraga igihe cyo gusengana n'abigishwa bose, ariko akagira n'ikindi gihe cyo gusenga wenyine. Haleluya. Yagiraga igihe cyo gusengana n'abandi, ariko akagira n'igihe cyo gusenga wenyine. Ibi ngibi nagira ngo nabyo tubyitoze. Ni byiza gusengana n'abandi. Murabizi ko hano muri morning prayer dushishikariza abantu gusengera hamwe, isengesho ry'ubumwe. Ni byiza cyane, ariko biba byiza nanone iyo umuntu afashe umwanya uri personal, umwanya uri personnel ku giti cyawe. Haleluya. Ukajya mu cyumba cyawe ugasenga, ugasabana n'Imana. Na Yesu yajyaga abikora, yagiraga igihe cyo kubana n'abigishwa, ariko nanone akagira igihe cyo gusenga wenyine. Bibiliya iratubwira, arasenga ati data nubishaka undeze iki gikombe, ariko bye kuba uko nshaka ahubwo bibe uko ushaka. Aya ni amasengesho Yesu yasenze mu gihe cye cya nyuma cyo kuva mu isi, ari gutegura kuducungura ku musaraba. Yabonye agiye guhura n'akaga gakomeye, gukubitwa, kubabazwa, umutima uramubabaza cyane. Ni nkaho yari agiye gukwepa, ariko arangije aravuga ngo Mana reka bibe nk'uko ushaka. Iyo dusenga ntabwo dusenga dusaba ubushake bwacu, dusenga dusaba ubushake bw'Imana. Igihe cyose uzajya usenga ufite icyifuzo uzakibwira Imana, ariko nusoza ubwira Imana nubwo nkubwiye bino bintu byanjye, ariko reka ubushake bwawe bube. Niko Yesu yabigenje. Yabaje gusaba Imana ngo igikombe kimurengane, uruvugo bwari ubushake bwe, ariko arangije avuga ngo ntibibe nk'uko njye nshaka, ahubwo bibe nk'uko wewe ugomba. Imana ishimwe cyane. Gusenga turabyemerewe, gusaba Imana turabyemerewe, ariko tujye tubwira Imana ngo Mana ntibibe uko twebwe tubyifuza, ahubwo bibe nk'uko wewe ubyifuza. Kubera ko ubushake bw'Imana, ubugombe bw'Imana, ubuzima bwacu nibwo bufite agaciro gakomeye cyane. Imana ishimwe cyane. Twemerere ubushake bw'Imana aba ari bwo bujya busohora mu buzima bwacu. Now amaze gusenga aya masengesho, hari ikintu kidasanzwe cyabaye. Umurongo wa 43 biravuga ngo marayika uvuye mu ijuru aramubonekera, amwongera imbaraga, amwongera inkomezi. Nababwiraga igihe cyose dusenze, igihe cyose tuje imbere y'Imana, Imana itwongera imbaraga, Imana itwongera inkomezi. Haleluya. Muri kino gitondo wowe waje gusengana natwe, ndaza gusenga ngo Imana yongere twambike imbaraga mu bitugoye, mu byo tunyuramo byose, mu ntambara duhura nazo, mu bigeragezo biri imbere yacu. Imana itwongera imbaraga. Marayika w'Uwiteka atumanukira dusange, atwongera imbaraga kugira ngo natwe tubashe gutsinda ibyo bigeragezo biri imbere yacu. Haleluya. Waramubonekera amwongera imbaraga ngo kuko yari ababaye bikabije, asenga cyane. N'ibyuya bye byari bimeze nk'ibitonyanga by'amaraso bitonyanga hasi. Yesu yari ababaye, arasenga cyane. Igitangaje nuko abantu bahura n'ibibazo bikanga ko basenga. Ubundi iyo umuntu ari mu bihe bitorosha yakwiriye gusenga cyane kugira ngo ubutabazi bw'Imana bumugereho. Yesu rero yarasenze, yatubereye urugero rwiza. Natwe dukwiriye gufata ibihe byo gusenga no kuba imbere y'Imana.
40 biravuga ngo amaze gusenga arahaguruka ajya ku bigishwa be asanga basinzirijwe n'agahinda. Arababaza ati, ikibasinzirije ni iki? Nimubyuke musenge kugira ngo mutajya mu moshi. Imana ishimwe cyane. Yesu araduhamagarira muri kino gitondo kongera ibihe byo gusenga. Yesu araduhamagarira muri kino gitondo, wewe wumva ufite intege nke mu mwuka, mu mubiri, Yesu araguhamagarira kongera ibihe byo gusenga. Ntugatangire umunsi nta sengesho wakoze. Ntukamara umunsi nta jambo ry'Imana usoma. Ntukamara umunsi udasabanye n'Imana. Mu gusenga niho dukura imbaraga. Mu gusenga niho dukomerera. Mu gusenga niho tuneshereza. Mu gusenga niho duhishurirwa ubwiru bw'Imana, niho duhishurirwa amabanga y'Imana. Yesu ashimwe cyane. Mu gusenga niho tuvana imbaraga, niho tuvana inkomezi. Haleluya. Rero ndabashishikariza gusenga, kugira ibihe byo gusenga no gusabana n'Imana, niho hazigiye ibanga ry'ubutsinzi bwacu. Yesu ngo yarasenze, marayika w'Iteka aramumanukira amwongera imbaraga. Haleluya. Tugiye gusenga natwe muri kino gitondo, tubwire Imana ngo Mana twongere imbaraga. Ongera imbaraga itorero. Haleluya. Imana yongera imbaraga itorero. Imana yongera imbaraga abera. Imana yongera imbaraga buri muntu wese wacitse intege, abatakibasha gusenga uko bikwiriye. Imana yongera ibagenderere, ibambike imbaraga mu izina rya Yesu. Haleluya. Reka dusenge. Mana, turagushimiye kubw'ijambo ryawe uduhaye muri kino gitondo. Watubereye urugero rwiza Yesu mu bijyanye no gusenga, kandi uduhishurira ibanga rikomeye ko igihe cyose umuntu asenze hari imbaraga yakira, hari inkomezi yakira, hari ubutsinzi yakira. Mu izina rya Yesu Kristo Mwana, turasenze muri kino gitondo, natwe utugenderere Mwana. Ongera utwambike imbaraga zo kuba imbere yawe, imbaraga zo gusabana nawe, imbaraga zo gusenga, imbaraga zo kuramya, imbaraga zo gusoma ijambo ryawe, kuko aho niho hazingiye intsinzi yacu. Ndasenze mu izina rya Yesu Kristo Mwana, wiyerekane, usange buri muntu wese udukurikiye nonaha, abacitse intege mu bijyanye no gusenga, bongere ubiyereke, ubasige, ubambike imbaraga, bongere bahaguruke mu izina rya Yesu. Ubuzima bwacu bwa Gikristo ni ubuzima bwo gusenga no gusabana nawe, kuko intambara ni nyinshi, ibitugerageza ni byinshi, ibidushakisha ni byinshi, ariko hamwe no gusenga twakira imbaraga. Ndasenze ngo marayika wawe agende asanga abantu, abakoreho, abuzuza imbaraga, abuzuza amahoro, abuzuza umunezero, abakize, ababohora mu izina rya Yesu. Urakoze Mwami Imana. Reka uyu munsi komeze kuba mu ruhande rwacu kandi utugire neza. Abari hano kuri Zoom bagire neza, abari kuri YouTube bagire neza, n'abazakurikira rino sengesho Mwami bazafatwe n'imbaraga zawe, imbaraga zibasunikira kuba imbere yawe. Urakoze. Natuye ubuntu bwawe, natuye gukira, natuye kubohoka, natuye kugendererwa nawe. Umugisha wawe kuri twebwe, dukingurira imiryango, twaguke impande zose, duhishurire amabanga, duhishurire ibyo gukora mu gihe nyiki Mwami, kugira ngo tubashe kubenefisa umugisha waduteguriye muri Kristo Yesu. Urakoze Mwami Imana. Imiryango yacu irindwe nawe, abana bacu barindwe nawe, ababyeyi barindwe nawe, inshuti n'imiryango yacu bose barindwe n'imbaraga zawe. Oh, haleluya. Icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Yesu abaha umugisha kandi Yesu abagire neza. Dukomeze gusenga, dukomeze kuba ku gicaniro, aho niho hazingiye ubutsinzi bwacu, niho hari imbaraga zacu, niho hari kunesha, niho hari ugutabarwa. Yesu abaha umugisha kandi Yesu akomeze kubiyereka, abahishurira ibirenze ibyo tuvuze hano, kandi ikiganza cy'Imana gikora ibitangaza mu buzima bwanyu. Mugire umunsi mwiza, mwarahezagiwe. Shalom, shalom. Shalom.